nyuma yuko umuhanzi Weasel Mayanja cyangwa se Weasel Manizo icyamamare kizwi cyane hariya mu gihugu cya Uganda ndetse akabazwi cyane no mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange cyangwa se no muri Afrika, akaba ari umuhanzi wakoranye cyangwa se warufatanyije n'itsinda yarahuriyemo n'uwitwa Radio nawe wamaze kuba yitaba Imana. Uti rero amakuru aturuka kuri uyu muhanzi bimeze bite? Weasel Manizo ubwe abinyujije ku rukuta rwe rwa X ndetse ahuriyeho cyangwa se afatanyije na Radio bahoze bakorana muri iryo tsinda, yanditse cyangwa se yagize icyo bitangazaho ku bijyanye n'impanuka yakoze cyangwa se no kuba ari mu bitaro. Yagize ati umutima wacu wuzuye amashimwe mu by'ukuri ku bwanyu, ati inshuti zacu muryango ndetse n'abafana tunejejwe birenze mu buryo butarondoreka n'urukundo rushonga cyangwa se n'ibyishimo birenze ku byo mwakomeje kugenda mukomeza kutwifuriza ndetse n'urukundo mwakomeje kugenda mutwereka ku bijyanye n'impanuka yanjye yaraye ibaye by'umwihariko. Ati nubwo habayeho ikijyanye n'imbogamizi cyangwa se n'amage by'umwihariko umuryango ndetse nanjye ubwanjye tumeze neza cyane. Ati by'umwihariko nkaba nkiri mu bikorwa bijyanye no kubagwa kugira ngo mbashe kuba naza kumererwa neza. Ati abaganga barimo baranyitaho. Ati dukomeje guterwa ishema ndetse no kwishimira by'umwihariko uburyo mwakomeje kugenda mutwereka inkunga zanyu mu gihe twari turi muri iki gihe cy'amage. Ati ibitekerezo byanyu, amasengesho yanyu ndetse na message zanyu by'umwihariko zisobanuye isi kuri twebwe cyangwa se bisobanuye byinshi birenze kuri twebwe. Ayo namwe mu magambo Weasel akomeje kugenda atangaza cyangwa se asohoye nyuma y'uyu munsi wose y'ibyakomeje kugenda bimuvugwaho. Ati by'umwihariko dukomeje kwishimira by'umwihariko birenze ku rukundo ndetse no kutwitaho mukomeje kugenda mutugaragariza. Ati dukomeje kureba imbere cyangwa se gutumbira imbere by'umwihariko mu gukomera ndetse mu buryo butajegajega ndetse twizeye ko ibintu biraza kugenda bikomeza kugenda neza. Ati sinshoboye kwihanganira ukuntu tuzongera kuba twahura vuba aha bishoboka kugira ngo twongere dusabane nk'ibisanzwe. Ati thank you again, ndabashimiye ku rukundo ndetse n'inkunga yanyu mukomeje kugenda mutwereka. Ati n'urukundo by'umwihariko rutarondoreka mukomeje kugenda mugaragaza. Ati Weasel ni bumwe mu butumwa Weasel ashyize hanze nyuma y'ibyabaye byose agira icyo abivugaho. Kugeza ubu ngubu aracyasuzumwa gusa ntago turamenya ngo ubuzima bwe buhagaze bute nyuma yo gutangazwa ko amaguru ye yombi yabashije kuba yagira ibibazo. Ni nyuma yo kugongwa n'umugore we bwite Teta Sandra, umugore ukomoka mu Rwanda. Bamwe bagiye bakomeza kugenda bavuga bati akebo nigeramo, abandi bati utazizi narashatse azira inarabyaye, cyangwa se ukabihinduranya uti utazize inarabyaye azira inarashatse. ni imwe mu migani iri kugenda ikoreshwa nyuma y'amakuru y'uyu muhanzi Weasel Manizo amaze kujya hanze nyuma y'uko bitangajwe ko yabashije kuba agongwa n'umugore we bwite ari we Teta Sandra ukomoka mu Rwanda. Ubundi rero ni iki cyabiteye, ni iki cyatumye agongwa? Kugeza ubu ngubu akaba ari gukurikiranirirwa mu bitaro hariya i Kampala muri rusange. Ibi byaturutse hehe, byavuye hehe? We kora subscribe hanyuma amakuru agiye atandukanye ngende nyakugezaho 5 kuri 5. Amakuru aturuka muri Uganda ahamya ko Weasel Manizo usanzwe ari umugabo wa Teta Sandra ari mu bitaro bya Nsambya nyuma yo gukora impanuka yamuvunnye amaguru yombi, bikavugwa ko yagonzwe n'umugore we ku bushake. Uti rero ibi byatangiye gute, byaje bite? Nibyo ngiye kuba nkunyuriramo mu buryo burambuye, weho bana natwe 5 kuri 5. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo ikinyamakuru bigeye gikorera muri Uganda cyavuze ko iyi mpanuka yabereye imunyonyo ku kabari kitwa Shanbal and Restaurant nyuma yo gushyamirana bikomeye kwaba bombi, yaba uyu Weasel Manizo ndetse n'uyu mugore we by'umwihariko. Iki kinyamakuru kivuga ko nyuma yo gushima
y'umutima cyangwa se yo gushyamirana, Teta Sandra yaje kwinjira mu modoka, Weasel asigara yihagaze imbere, ari nako bakomezaga guterana amagambo, birangira uyu mugore ahisemo cyangwa se guhita afatwa n'umujinya, ahitamo kwigongera umugabo we ku bushake, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivugwa. Amakuru ahari avuga ko Weasel yajyanywe mu bitaro nyuma yo kuvunika amaguru yombi, mu gihe Teta Sandra nawe yagize ibikomere yakuye muri iyi mpanuka muri rusange. Kugeza ubu akaba nawe ari mu maboko ataraye hariya mu nzego z'umutekano za Uganda. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru avuga ko Teta Sandra yaba yahise atabwa muri yombi nyine nk'uko ndi kubikubwira, nyuma yo kugonga ku bushake umugabo we Weasel Manizo akavunika amaguru yombi. By'umwihariko si ubwa mbere humvikanye intugunda cyangwa se gushyamirana hagati y'aba bombi, umuryango wa Teta Sandra ndetse na Weasel, kuko mu myaka ishize byagiye bigaragara cyangwa se bagirana bigaragara ko bafitanye ibibazo byatumaga barwana, kugeza ubwo mu mwaka wa 2022 uyu mugore yahukaniye mu Rwanda akaza iwabo. By'umwihariko icyakora muri Mata 2023 Teta Sandra yaje gusubira muri Uganda yiyunga n'umugabo we, ndetse muri Gicurasi 2025 Weasel yari yaje i Kigali, aho yari yitabiriye igitaramo cya mukuru we Jose Chameleone, ndetse icyo gihe yavuze ko ateganya no gusura kwa sebukwe muri rusange. Baraje baraciringa bararyoshya icyo gitaramo, by'umwihariko bari batumiwemo, bari baje mu gitaramo cyabereye muri Kigali Universe hariya mu Mutamenwa, cyangwa se mu nzu hariya rwose z'umuherwe. Coach Gael wari watumiye kuza gukorera show hariya muri Kigali Universe, bagiriyeyo ibihe byiza, aho bari bazanye n'uyu muhanzi nk'iyi timu nk'uko bakundana muri rusange, yaba Weasel Manizo ndetse na Jose Chameleone Mayanja, nk'uko bose bakomoka kwa Mayanja. By'umwihariko Jose Chameleone nawe ubwo yaje akora icyo gitaramo yakoze muri Gicurasi hariya, ubwo ekipe ya APR FC yatwaraga igikombe by'umwihariko cy'amahoro, ubwo yari itsinze cyangwa se yari yageze ku mukino wa nyuma, yarimo yasakiranyemo n'ikipe ya Musanze FC bagahurira kuri finali. By'umwihariko APR FC igatwara igikombe. Uyu muhanzi Jose Chameleone ndetse n'uyu mugenzi we cyangwa se mwene nyina Weasel Manizo, bose bari barimo batambagira hariya muri Stade Amahoro, banatanga ibyishimo ku bafana, abantu bongera kubishimira, babishimira mu buryo butandukanye. Bari bazanye baje nka famille, baje n'umuryango, ndetse bazanye n'umuhanzi wabo cyangwa se nawe wo muri Uganda witwa Melody. By'umwihariko nawe wakoranye indirimbo yakoranye na Jose Chameleone, indirimbo bise Nkoreki. Rero ibyo akaba ari bimwe mu byaranze iyo show yageze cyangwa se yabaye hano mu Rwanda bari bitabiriye. Reka ngaruke kuri iyi saga yabo yo kuba Teta Sandra yigongeye umugabo we ku giti cye. Ubundi busanzwe ibi ntago ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu mu by'ukuri kumva umugore yafashe icyemezo nk'iki ngiki akagonga umugabo we. Mu by'ukuri baba bafitanye intugunda, by'umwihariko bishobora kumvikana ko cyane ko bari bari ku kabari hariya muri Uganda n'ubundi mu mujyi, bishobora kuba bashyamiranye, umwe bigatuma nyine uyu mugore ahita afata icyemezo cyo kuza kugira ngo yihorere agonge umugabo we. Byumvikane ko harimo akantu kameze nk'umusa, harimo agakoni, bigatuma uyu mugore ahita afata icyemezo kimeze gutya atamanje kubitekerezaho, by'umwihariko akoreshejwe n'aka gatama. Birumvikana ko uburyo yabikozemo nawe yararimo kwiyahura, kuko nawe yahakuye ibikomere, kuko by'umwihariko nawe yajyanywe mu bitaro ndetse ari no mu maboko ataraye, kuko nawe byamuviriyemo gukomereka, kuko imodoka yashakaga kumugongesha nayo yamusigiye ibikomere. By'umwihariko ubundi nk'uko byakomeje kugenda bivugwa mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo uyu Weasel yaje gukubita uyu mugore
Teta Sandra nyine nakubwiye ufite inkomoko mu Rwanda cyangwa se uvuka mu Rwanda, akaba aribwo barwanye, akamukubita akamukomeretsa, isura akagenda akayihindanya, ndetse akanabyimbirwa bikomeye ku buryo umuntu amureba akabona utari gusobanukirwa niba ari we, ukamenya niba ntumenye isura iyo ariyo. Yaje kujya kwivuza, nyuma yaho nibwo ibinyamakuru byinshi byagiye bikomeza kugenda bibyandikaho cyangwa se bibivugaho, bivuga uburyo uyu mugore yarenganye, yahohotewe, ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko nyine kuba ari muri Uganda, abanyarwanda benshi muri rusange bakomeza kugenda bamuhamagariza cyangwa se bavuga bati hagira igikorwa uriya muntu wagizwe kuriya icyamamare. Ubundi yarasanzwe yaragiye muri Nyampinga cyangwa se muri Miss Rwanda 2020, yego nibwo nawe yitabiriye iri rushanwa rya Miss Rwanda, by'umwihariko birangira yego abanye n'uyu Weasel Manizo by'umwihariko. Rero iyi nkuru zagiye zikomeza kugenda zivugwaho, nyuma we yaje arabihakana, avuga ati nibamuvire ku rugo, bamuvire ku muryango. Abantu nanone icyo gihe baravuze bati twari turi kumutabariza, turi kumuvugiriza Karura, ariko waraje arabihakana, aratwihindutse, aravuga ati nta wakwivanga muri gahunda z'umugabo n'umugore. Rero ibi byose biri kuba ni kigaragara ko umuryango wabo batameranye neza, ni kigaragara ko gahunda zabo zitameze neza, kugeza ubwo umwe ari gufata icyemezo nk'iki ngiki cyo kuba yashaka guhitana ubuzima bwa mugenzi we. Kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana niba Weasel Manizo azongera kugenda n'amaguru yombi, kuko ibintu uburyo amaguru ye yavunitse yombi biragoye kugira ngo azongere atambuke n'amaguru yombi, bizagorana, bishobora kuzafata igihe. Ariko kugeza n'ubu nta kintu ibitaro arwariyemo biragira icyo bitangaza ku kijyanye n'ubuzima bwe. Baracyakora gusanasana, baracyakurikirana ngo barebe uko biragenda, ariko by'umwihariko ni ubumuga, byanze bikunze biraharamuviramo ubumuga bukomeye, by'umwihariko mu muryango nk'uyu nguyu ukomeje kugenda ugirana ubushyamirane muri rusange. Andi makuru agiye atandukanye tuzajya dukomeza tugende tubapudetinge, tubabwira uko ibintu byifashe. Ubu ngubu uyu Weasel Manizo ari mu bitaro kugeza n'ubu ngubu. Uyu nguyu Teta Sandra nawe ari mu maboko ataraye, inzego z'ubugenzacyaha ziracyamukurikirana ngo zimenye ngo bimeze bite, nawe bamuvuza kugira ngo bamukurikirane muri rusange, nyine bazi ngo bimeze bite. Rero ibi ngibi turaza kugenda tubikugezaho 5 kuri 5. Weho komeza ukore subscribe, ukore like, share ndetse na comment, ibindi tujye tugenda tubikugezaho 5 kuri 5. Ubundi bisanzwe abantu benshi nk'aba b'abastari baba bazwi, baba bagenda bigirwaho byinshi, benshi bagenda babagira ba role model, ariko kubona ibintu nk'ibi biri kugenda biba, uzasanga ingo nyinshi cyane arizo zifitemo ibintu bijyanye na za argument zigenda zibasira ino miryango yabo. Abantu bakababona bifotozanyije barimo bagaragara ko bari mu munyenga w'urukundo cyangwa se bari guciringa, ariko bidatinze ukabona abantu bashwanye, habaye saga nk'izi ngizi, habaye situation zitari nziza nk'izi ngizi. Rero ibi byose tuzajya tugenda tubigukurikiranira 5 kuri 5. Komeza ubane natwe 5 kuri 5, ibindi byose uzajya ubibona hano kuri Many Empire. Subscribe, like, share ndetse na comment.